We have invited our special influencer, Enoch Uwizeye Kagarara. Actually, mu Kinyarwanda iyo umuntu yigiraga Kagarara byabaga ari ikintu kibi cyane, ariko Kagarara yahejeje icyubahiro izina Kagarara. So twagutumiye kugira ngo tukwereke ko wahesheje ishema content creators, especially muri category y'aba content creators bafite ubumuga. Twifuzaga yuko tuguha icyubahiro uyu munsi ukanaduhembera umwe muri bagenzi bawe watsindiye igihembo uyu munsi. So that's why we invited you. Icya kabiri, ngira ngo nyuma yo kugutumira turashaka yuko nyine wanadufasha no mu kudesigninga uburyo twubaka politike y'ubuhanzi ariko idaheza, yibuka buri gihe n'igice cy'abahanzi, content creators, artists, people in the creative industry who have disabilities. So I want you to help us to champion our inclusive art policy. So niyo mpamvu twamutumiye, turanifuza yuko twanamuheraho ubutumwa kimwe n'abandi bose. Twishimira nk'iyo tubonye Merci yaratsinze, yitangiriye umushinga Gen Z Comedy, aratsinda, arakomeza ashaka partnerships, networks. Uyu munsi abantu bose bifuza gukorana na Merci, nkeka ko ari ukubera ikintu kimwe, ni ukubera ko mu gukora umushinga we yubashye principles. Icya mbere, guhozaho, ntabwo yigeze acika intege, ahozaho. Icya kabiri ni discipline, ndetse n'icyo nakwita nko gushyira ibirenge hasi. Hari igihe Imana igutera iteka ukagira umugisha ukabona impano, ariko ikaba yatuma ubyangiza mu gihe gito. So twifuzaga yuko umuntu wese ugize opportunity, ugize amahirwe, atabipfusha ubusa, cyane ko turi abantu beza kuguhypinga. We give you a lot of hype. Turagushima rwose, tukagushimagiza, n'ahatari ngombwa tukakogeza. Noneho hari igihe nawe bikurenga ukogera koko. Ni natwe kandi tugaruka nyuma tukaguseka tuti byari by'umuriro w'amashara, byari ibintu bidashinga. So we want you guys to learn from each other, hanyuma tugashimagiza, tugashyigikira buri gihe umuhanzi cyangwa se an innovator with discipline. N'aba Merci bose baracyari young generation, baracyakura, ntabwo wavuga ko hari aho uragera, ariko abakiza batoya, the Kagararas, the Rumagana barimo kubaka ibindi bintu. Twifuza yuko mwaba nibura inyenyeri itazima. Turabafite abahanzi, turabafite abahanga, turabafite innovators tuzana bagatangira bagakora, ariko ngira ngo discipline ikanga. Urugendo rwa discipline rero nirwo rwa rukomeye, tuzagerageze tururinde. Ibinyamakuru mu Rwanda, ibinyamakuru hanze muri Afrika ndetse no muri Amerika bikomeje kwandika. Ese muraho neza? Nongeye kubasuhuza, twigarukire mu myidagaduro showbiz. Inkuru irimo gutrending ubu ngubu, Kagarara. Ese Kagarara ibyo ni ibiki? Kagarara ni muntu ki? Uwashaka yavuga ko Imana iri mu kazi, nta gihe kinini giciyemo uwo twari tuzi nka Kagarara akita Ashton Small. Ese kugira yite Ashton Small byavuye he? Ibi byari bishingiye kuri content nshya yatangiye gukora ku mbuga nkoranyambaga, aho content yari ishingiye mu kwigana umunyamerika Ashton Small usanzwe uzwiho kugira imbaraga nyinshi, ndetse nanone agakora content agaragaza ukuntu umuntu agomba kuba afite ubuzima bwiza, agakora siporo nyinshi zitandukanye, akita ku mafunguro ye, kandi agakora akazi byanyabyo. Ibi nibyo benshi ku isi batangiye kugenda bashishura cyangwa bigana, ariko Kagarara uwo twari tuzi hano mu Rwanda i Kigali yanditse amateka agira atya, arabikora, ariko mu kubikora akagira kandi kantu kameze nk'agasiroga cyangwa agasiroga ke kihariye yajyaga akunda gukoresha, kagira gati disability is not inability. Ni ijambo ryumvikanisha ko iyo umuntu afite ubumuga bidasobanuye ko umuntu aba adashoboye. Yabigendeyeho maze akora izi content ze, uwo Ashton Small ariwe Kagarara. Kuri inshuro Ashton Hall aza kuza kuzibona ku buryo yamushyize muri plan ze cyangwa muri gahunda ze,
ubwo yari afite urugendo hano muri Afurika. Ashton Hall igihugu cya mbere yahingukiyemo ku mugabane wa Afurika ni igihugu cya Ghana. Ubundi avugana na Ashton Small ariwe Kagarara tuzi hano i Kigali mu Rwanda. Ubundi yurira rutemikirere cyangwa indege kureba Ashton Hall mu gihugu cya Ghana. Ariko ibyahabereye muri Ghana ni amateka cyangwa se ni inzozi kuri Kagarara. Ntabwo ariyakira ngo yumve neza ko content akoze mu gihe gito kitageze no mu kwezi ndetse nta kwezi kurimo aka kanya irasa n'imuhinduriye ubuzima. Ashton Hall yabajije Ashton Small ariwe Kagarara twese tuzi niba yarasoje kwiga, undi amubwira ko akirimo kwiga. Ashton Hall umunyamerika amubwira ko ashatse kwiga yabihagarika kuko aka kanya ubuzima bwe bugiye guhinduka. Tubyitegure ubuzima bwa Kagarara Ashton Small bugiye guhinduka. Uyu munyamerika Ashton Hall ni umwe mu banyamerika iyo mumenyanye ubuzima bwawe buhita buhinduka. Ubwo twitegure yuko Ashton Small ariwe Kagarara ubuzima bwe rwose bugiye guhinduka. Uberebesheje amaso yawe birasa n'ibiryoshye kuko Ashton Hall yahuje urugwiro na Ashton Small. Igisigaye ni iki? Icyo kintu nawe wakibaza. Igisigaye ni ukwamamara, ubundi Imana nayo igakora imirimo. Rwose Ashton Small ariwe Kagarara mu mwitege twarabivuze. Kagarara ntabwo ari umuntu usanzwe, ageze ku rwego rwo guhura na Ashton Hall, ubuzima bwe burahindutse. Mwibuke ko kandi ubwo Aisha Speed ubwo aheruka mu Rwanda, Kagarara ari umwe mu bagaragaye bishimiwe nawe. Si ibyo gusa, nyuma kandi yo gukora content ku ndirimbo ya Diamond Platnumz, umuhanzi ukomeye hano muri Afurika utuye Tanzania, mu mateka ye niwe yahaye comment ku rubuga rwe rwa Instagram ashyiraho logo y'umwami. Niwe muntu wenyine wabikoze. Kagarara rwose yanditse amateka, ni ikintu gikomeye ku buryo na Diamond Platnumz umuhanzi ukomeye twese tuzi hano muri Afurika uzwi, niwe wahaye content kuri Instagram ya Kagarara cyangwa Ashton Small ikomeye cyane. Byaravuzwe cyane biranatrendinga hano mu Rwanda ndetse no hanze, biba inkuru ikomeye cyane. Gusa Kagarara mu mwitege. Erega si ibyo gusa, erega ibinyamakuru hano mu Rwanda byigeze kumwibazaho cyangwa kwibaza impamvu amasoko akomeye atabona ko Kagarara ashoboye. Bavuga ko Kagarara ari umuntu udasanzwe, bakabaye bamukoresha mu kwamamaza. Kagarara n'ubundi mu gihe gitoya aratungura abantu. Kagarara ubuzima bwe burahindutse kuva yamaze guhura na Ashton Small. Ibi byo nawe niba bigushimishije iyi nkuru ya Ashton Small ariwe Kagarara, niba bigushimishije kora subscribe, like, share n'abandi bayibone kandi twongere mu nkuru z'ubutaha. Akoze ciao ciao.